Hello guys, tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora gukoresha virtual DJ mu buryo butandukanye kandi buri advanced ndetse bunoroshye. Ibintu tugiye hano mfite ibintu bitandukanye turaza kugenda tureba uburyo tuzagenda turebaho muri video zacu zizaba zigiye zitandukanye. Cyambere harimo gukoresha headphones udafite controller ukaba wasynchronizinga ndetse ukumva na audio cyangwa video audience zitari kumva. Ikindi harimo gukora acapella, ari nabyo tugiye kureba aka kanya. Tugiye kureba uburyo ushobora gukora acapella ugakora na instrument. Ikindi turarebaho ni ukora uburyo scratch ushobora gukora scratch atandukanye yawe kandi akoze neza. Ikindi tuzarebaho ni uburyo twasettinga mappers. Uyu munsi ntabwo tuzarebaho gusa ndazikoreshaho, so hari n'ibindi bitandukanye harimo nka skin, gukora skin video, gukora video nta virtual DJ logo iri hari nk'imwe muri kubona hano. Urabona ko ushobora guplayinga nta Yeah, you got that yummy, ikindi tuzagenda turebera hamwe n'uburyo ushobora guconnectinga ama device yawe kugira ngo aba audience babashe kumva sound nziza muri video zizagenda zikurikira. Tudatinze mu nzira, reka turebere hamwe uburyo ushobora gukora instrument y'indirimbo cyangwa se ugasigarana vocal yonyine mu ndirimbo iyo ari yo yose waba ufite. Ibi ngibi abantu benshi bakomeje babimbaza muri comments muri video nari nakoze ubushize, niyo mpamvu ubu ngubu ngiye kubereka kugira ngo nawe ube wabyikorera bibe byakunda. Okay, ikintu cya mbere tugiye kureba, reka duplaying indirimbo. Guplayinga ni ibisanzwe, ushobora gukoresha space bar cyangwa ugakoreshamo C. iyo ukanzeyo ni iyo uplacinze nibwo ivuga
urumva yuko iyi ndirimbo yo noneho ni nk'aho ivuko yonyine irimo na base gusa ntoya.